tubanje kubasuhuza mwebwe mukurikiye Ishyaka Media. Uyu ni wa mwanya twahariye ibiganiro ndetse n'ibindi bitandukanye hano kuri YouTube channel yacu. Uyu mubona hano imbere yacu nkuko mumaze kumumenyera yitwa Girimbabazi Thomas. Karibu Girimbabazi Thomas. Yego ndabakunda cyane. Girimbabazi Thomas isigaye na YouTube channel. Abakunzi ba Ishyaka Media baje badukande subscribe. Kandi naho ngaho uri wowe haje bwa mbere kanda subscribe isagonda rimwe ukande na like hanyuma indi sagonda urikoreshe ushayaringa. Rero tuje kuvuga kuri Rusesabagina n'umutwe wa FRN. Amakuru hari ngo nuko wabo uwo mutwe wamaze kugera mu Rwanda. Uwo mutwe ngo wamaze kugera mu Rwanda, hakaba harimo n'abamaze kugambanira igihugu kugira ngo babashe kuba bafunga insengero. Nyine ngo abantu bamwe mu bakristo bashobora kuba bakekwa yuko ari abagambanyi b'igihugu. Yego. Impamvu bashobora kuba bakekwa mu byo basaba insengero, hari n'icyuma gisaka imodoka. Yego. Hakabamwo n'icyuma gisaka amasasu ni amasasu n'ibisasu. Yego. None si insengero. Ese mu nsengero ayo masasu azabaturutse he? Mu by'ukuri namwe mujye mutubwira, mutwandikire mutubwira ati bishobora guca muri izi nzira. Muri comment wakinjira kuri YouTube channel yacu ugatera comment tukabibona, ukatugira inama ndetse n'igitekerezo cyawe. Ese mu by'ukuri murabona koko ibyo bisasu mu nsengero ese bikekwa ko naho byinjiramo? Jewe na n'ubu ngubu nta kuntu naba niyumvisha ikintu kiri gutuma hoya nawe ubitekereza. Erega buriya reka manza nkubwira ino sa ahantu umuntu yabonye inzira akahaca nawe ajya atekereza ko abandi bahaca. Bamwe FPR yinjira mu gihugu, bamwe muri ba maneko. Yego. Banekaga ku ngoma ya Habyarimana. Harimwo abasenga. Yego. Harimwo n'abazunguzayi bazunguzaga imyenda, bazunguzaga inkweto. Rero niba uyu munsi wa none icyo gihe banekaga bakoresheje ubutayu, bakoresheje n'insengero. Uyu munsi niba koko bashobora kwikanga umuntu uje ari umwanzi w'igihugu akabacikira mu rusengero, ntabwo ari uwo wenyine baba batekereza ko ahari. Yes. Yego. Bivuze ngo bahita bashaka babandi twita bizera, akaba ari bo bakoresha. Erega na mu pasiteri harimo abagambanyi. None se umuntu dispose niba abapasiteri atarimo abagambanyi bagambanira abandi. Reba kwa Gitwaza. Yego. Kwa Gitwaza nibavuye mu kuregana bavuga ngo Gitwaza ngo ni umunyabyaha ngo niki ntibasubiranyemo. Umuro wa Pandikote. Umuro wa Pandikote ubu baranawufunze burundu wose. Bariho bagwana bamwe bakanica mu burengerazuba. Ni hari aho bagwaniye mu rusengero abapasiteri muri ADPR. Umuntu wigeze ntabwo ari ADPR bagwaniyemo n'irindi caca. Umuntu wigeze kuzana Rusesabagina si yari bishop, si yamuzanye mu Rwanda. Bishatse kuvuga ngo mw'abapasiteri mwe, mw'abahanuzi mwe, mw'abakimwe, namwe muri mw'abagambanyi. Barimo abagambanyi ariko nk'abantu bakorera Imana by'ukuri bakagombye ibyo bintu kubyihorera, kuko ntago ari amahoro bari kutuzanira, kuko ni akaga. Hoya abagambanyi nibo bari kwizanira akaga. Uyu munsi wa none umupasiteri ahava akagera, aho ava akagera yaratsinzwe.
yaratsinzwe. Yatsinzwe ate? Nta kuntu bafunga urusengero rwawe ngo umwana wawe arara ubusa ugifite ubushobozi bw'imbaraga zawe. Mwaratsinzwe. Uyu munsi wa none umuntu uri muri politiki ashaka yanakubyina hejuru avuga ati imbaraga zawe zaratsinzwe. Kubera iki? Ntibafunze akagari, ntibafunze umurenge, nta kindi gikorwa bafunze. Ntibafunze utubari. Yego, ntibafunze akabari, nta kindi kintu bafunze. Bafunze urusengero wowe ubwawe rwagutungaga. Icara mu rugo rero usenga iyo Mana yawe, uyireka yirwanire turebe igifite imbaraga. Ukumva noneho wa mugambi wa Rusesabagina utagezweho. Hoya iyo ubundi reka manza nkubwire. Igihugu iyo cyaretse gusenga kiba kizaniye umuvu. Uyu munsi wa none ntimugira ngo abapasiteri bahagaze gusenga, abakristo bahagaze gusenga ngo mutekereze yuko ari umugisha ugiye kuza. Ni umuvumo, kandi umuvumo uzana amaraso. Amaraso akazana iki? Akazana urupfu. Nukuvuga ngo bivuze ngo noneho ubu turi mu kaga, turi mu gihe cy'amaraso. Ahubwo usengere nayawe atazamene. Oya yanjye ntabwo arimo. Oya yanjye ntabwo arimo rwose, kuko njyewe nizeye Imana. Amaraso agiye gushoka ab'imivu. Rero abashinzwe kuba bakurikirana umutekano, gufungura insengero, rwose badufashe basubire ku rufatiro barebe ikintu bafasha aba bapasiteri kugira ngo izi nsengero zongere zifungurwe, aka kagambane barebe ko kagabanuka. Erega abantu baravuga ati u Rwanda rwabujije abantu ibyo kwidagadura. Ubundi reka manze mbabwire abantu muri kunkurikira, u Rwanda ibintu byo gusenga mwabifashe nk'ibintu byo kwinezeza muri sitade cyangwa n'ahandi. Si uko nguko bimeze ibintu byo gusenga. Ntabwo ari ibintu by'abantu barenzwe baje kwinezeza. Oya, ni ibintu by'abantu bafashe umwanzuro bakajya ku isoko bakavoma imbaraga bakiha. Ese nk'ubu ko Perezida Kagame yavuze ko ahora yiteguye ibintu bibiri. Ahora yiteguye ikintu kibi cyangwa icyiza. Ko yababwiye mwaba pasiteri mwe murabye mwumva, ntahora yiteguye ikintu cyiza gusa. Baba maso ngo n'ikintu kibahora cyiteguye. Mutaza kuzana ya mirengwe yanyu, mwaba Kristo mutaza kuzana ya mirengwe yanyu. We ahora yiteguye iki? Kibi ni cyiza. Witeguye ikibi ntabwo abajyana abantu ngo abatoze. Ni ikosa. Abatoze kubangana n'ikibi. Mu by'ukuri nubwo perezida yavuze ngo ahora yiteguye guhangana n'ikibi n'icyiza, byanga bikunda nuko hari amakuru aba afite. Urabona niba Rusesabagina n'abambari be bamaze gusesekara mu Rwanda, insengero zikaba zimaze gufungwa, ubu hagiye gukurikiraho amasoko aho bahahira. Yes, rega n'ubundi insengero ubona yuko n'ubutayu niho n'imitwe y'iterabwoba bishobora gukorera. Kuko ubutayu ni ahantu ku musozi hatagira umuntu uhaba. Nta n'ikintu kiba gihari. Yego. Yewe n'ibiti byaho uzarebe biba byaragwingiye. Ni kuvuga ngo umuntu ngo yaje ngo amara iminsi 3 mu butayu, mu rutare, twabwirwa n'ikize ko atari umucenga. Urumva nyine ni ikibazo. Ngo iminsi 3 ngo ubwo ni umunyamasengesho. Nta muntu wari wamwatsiranga muntu. Naho hari wigeze avuga ati zana ibyangombwa. Ahubwo ngewe niba koko mu butayu hajyamwe abantu benshi basobanutse, bashyira abasekirite bajye baka ibyangombwa, umuntu ajye gusenga bazi uwari. Hanyuma se ubundi abasekirite banabona akazi. Rega n'akazi karabuze mu gihugu. Oya, ntabwo icyo ngicyo ari cyo kibazo. None se
no mu nsengero bazahashyira abasekirite kugira ngo bajye bareba uyu muntu winjiye mu rusengero uwo ari we. kandi mu rusengero bahashyize ibyuma bisaka bahashyize ibyuma bisaka imodoka, bizasaka ibisasu n'izindi ntwaro, ntibizasaka ibyangombwa. iyo umuntu wamusatse akinjira mu rusengero nta mbunda afite, akinjira nta gisasu afite, akagenda hanze akabura aho arara, baramufata bakamufunga. None nibinjiramo ari babiri, nubwo nta ntwaro za kirimbuzi bazaba bafite, ibitekerezo byabo uzi bizaba biri gutekereza iki? Ahubwo kuko niba bivugwa ari byo, koko ari byo, abacengezi bageze mu gihugu cyangwa se abarwanya leta y'u Rwanda, n'utubari ahubwo abacengezi batsatwishamo neza nibarara babyi nyine. Urumva ahubwo bakagombye guhera mu tubari, kuko buriya mu tubari iyo bamaze gusinda bakora ibyo bashaka, barwana bakicana, aho ngaho baba bafite uburenganzira bwose, kuko icyambere cyo inzoga bazinywa nijoro, bagasinda nijoro, imigambi yabo yose bakayicura nijoro. Ubwo urumva rero ahubwo bakagombye guhera ku tubari bafunga kugira ngo bagaruke ku nsengero. Ariko dufite n'abantu benshi bagiye bagambanira igihugu kandi ari abakristo. None se Kizito Mihigo sinumva ngo bigeze kumufunga bamuziza yuko ari umugambanyi w'igihugu. Kizito se ntabwo yaririmbaga indirimbo z'Imana, yari umugospel. Bishatse kuvuga rero abantu bari mu iyobokamana nta cyizere bafite, nta cyizere mufitiwe, murabe mubyumva. Rega buriya ntitukabone buri muntu wese azamutseho gatoya agahita ashinga urusengero. Ese ruriya rusengero ashinze nta muntu uri inyuma yiwe uri kumufasha kugira ngo ruriya rusengero ruzamuke, kugira ngo rubone abayoboke? Ese afite ubushobozi bwo gushinga itorero? Turebe kuri icyo ngicyo. Oya, ubushobozi bwo itorero ushingiye ahantu ibyasabwaga, nta muntu usanzwe wari kuzashinga urusengero. Umuntu usanzwe, umuntu wigendera nta wari kuzashinga urusengero. Ahubwo reka mbabwire, mwa Abanyarwanda mwe murabe munyumva, dore mbivugiye ahabona muhari mu byumva. Imana igiye kubahana, Imana igiye guhana Abanyarwanda benshi. Amaraso y'inkozi z'ibibi agiye kuba agiye kurushwa agaciro n'amazi. Amaraso y'inkozi z'ibibi agiye kurushwa agaciro n'amazi. Izuba rive kugeza igihe inzara izabacana. Kubera iki? Dore impamvu ibyo mbivuga. Abanyarwanda nibo bantu uyu munsi wa none batarebaga ibyo bakora, ahubwo abitwa ngo bari mu iyobokamana bagakora ibibi kurusha abapagani. Ariko reka tugaruke, ese mu by'ukuri abapasiteri hari akandi kazi bagira ku ruhande katari ukwirirwa mu rusengero? Oya, abapasiteri nta kandi kazi bagira. None se mu by'ukuri babaye badafite abo baterankunga nka ba Rusesabagina, ese batungwa n'iki? Niba guhera ku wa mbere basenga kugera ku wundi wa mbere, ese mu by'ukuri niba nta kindi kintu kibyihishe inyuma, babayeho gute? Noneho twumva ngo bagiye muri Amerika. Ese muri Amerika baba basanzeyo bande? Ngo bagiye gushinga insengero z'Ubugande mu Bugande, ngo bagiye kubwiriza Kongo, ngo bagiye kubwiriza Tanzania. None baba bagiye kugambana. None batagiye kugambana, ibaze ko niba uri umupasiteri ukaba utazi uzi ururimi rumwe, utazi Icyongereza, utazi Igifaransa, utazi Igiswahili, buri kwezi ngo wagiye, ariko ubundi ubugiye. Ariko se koko twibaza, niba Bishop ari we wazanye Rusesabagina, bundi bakaba bari bamenyanye, ubwo ndi harimo n'abandi ba Bishop batazana Rusesabagina ahubwo iyi leta tuyigarukire. Iyi leta tuyigarukire kuko ibi bintu ntabwo byizewe. Niba pasiteri nta kandi kazagira,
akirirwa mu rusengero ngo ari kubwiriza, ejo agasubirayo, ejo bundi agasubirayo, ejo bundi agasubirayo, ukwezi kugashira, nta kindi kintu avuga ngo ngewe nkora iki ngiki nicyo kintungiye umuryango. Byanga bikunda aho hantu harimo ikintu. Ariko RGB nayo ntabwo nayishyigikira mu gufunga isengero. Oya, kubera yuko si 5,000 by'isengero birenga bafunze. Yego. None se ubwo abashomeri 5,000 bamenyereye kunywa icyayi mu gitondo, saa sita bakarya ifiriti, bakarya n'inkoko ku rusengero. None se niba barya iyo firiti bakanywa icyo cyayi, amafaranga bayakurahe? Bakarya n'inkoko, bakarya n'iyo nkoko. Inkoko z'amafaranga igura ku rusengero. Erega mani, bora reka maze nkubwira, ni hahandi bazaza bakagucunga, bakagutubura, bakakubwira ngo Imana iravuze kandi itavuze, ugategereza ibyo Imana yavuze ukabibura. Ariko rero Izayi niwe wabateye umwaka. Genda bivuga Izayi nanyumva, kuko kubera yuko Izayi jewe nta kintu dupfa Izayi. Urabizi uri umuyobozi wanjye, ndi umwadepe, nta kintu dupfa rwose. Ariko niwe wateye itorero umwaka. Utararijyamwo bari ibi byose byari bitaraba. Icyambere, dore ibintu bibiri bimaze kuba gutera abantu umwaka. Icyambere, wowe Izayi waraje ukuraho abasaza bamenyereye ibintu byo kuririra itorero, ubakuraho urabirukana. Barakubwira ati ariko nubwo dukuyeho itorero rizaniye amakuba. Nubwo icya kabiri, waraje ufata abahanuzi uza guhanura. Nta wundi muntu wari warabujije abahanuzi guhanura, ni wowe wabivugiye i Nyarugenge. Uravuga ngo ntihazagira umuntu wongera guhanura bamaze kuguhanura nabi. Bakubwiye ngo icyo gihe bari baguhanuriye, barakubwira ngo wiba itorero, nako ngo niba wiba abakristo ngo ubeshyira leta. Sinyibyibuka neza, ariko nibijyanye n'ibyo. Uhita uvuga ngo nta muhanuzi wemeye guhanura. Icya gatatu, wivugiye ngewe ndabizi. Uravuga ngo nari imara ubivuga, no kuri YouTube babirebe. Waravuze ngo abantu batize ngo baravangira. Abantu batize ngo nta kintu bahanura ngo kiricyo. Wa mugabo we, iri torero ko waje usanga ryubatse, waje usanga aho rigeze ritaravunywe n'abo bantu uri gupinga batize. Izayi niwe uteye itorero umwaka, kandi ngiye mbivugiye ku mugaragaro n'abakozi bawe. Ni wowe muntu n'akataraza uzakazana. Do icyambere yari guporopoza gusengera abagore. Itorero rya ADEPR ryigeze risengera abagore, kandi ubwo yemeye gusengera abagore yabasengera 50%, n'abagabo bakayobora itorero 50%. Yego. Hanyuma yari guporopoza kwemerera abantu yari guporopoza antikristo. Ubundi Izayi ni umwantikristo. Noneho bivuge neza nawe abyumve. Kabishwa banafunze isengero. Ubundi ko hari umaze kuzimara. Ubundi Izayi na Ahabu, Yezebeli n'abakozi b'abapasiteri. Abakristo mwebwe mureba Izayi badepe. Imana imuhanane n'abamutumye bose, n'abari gukoresha, n'abari kumukoresha, n'abari kuko ubu ngubu byanga bikunda. Hari abantu ateje amarira menshi, ateje ubukene. Bamwe basengaga, bamwe baririraga Imana ikabumva. Ubu ntago bari kubona aho bayitakira. Tom aragenda afungwa imyaka 7, kandi Tom akiriho ntabwo isengero bari barazifunga. Hanyuma ubundi Izayi, ubundi ko abakristo bagaruka no kuri Kagame, Izayi we nta kosa afite. Ndabyemera bose bararifite. Sibyo? Yego. Wanasanga Izayi yarari gukorera leta ariyo yamutumye. Ariko se Izayi we nk'umuntu watumwe na leta ko ayoboye imyaka 5, oya mujye mwumva abakristo namwe tujye dusasa inzobe tuvuga.
Izayi we ko ayoboye abakristo imyaka 5 iyo gahunda yo gufunga insengero ayiziho yaraje ararira aravuga ati reka dusengere itorero turisengere batazafunga insengero. Oya kandi noneho niba yarari muri groupe igomba gufunga insengero nibura ntaba yaravuze ati dore hakenewe ibingibi mu matorero nimukore gutya. Ntabyo yigeze avuga Izayi ndabyibuka. Ubwo se urumva wenyine atari muri babandi twavugaga bari kugambanira amatorero. Izayi nawe ni umugambanyi w'amatorero. Ubwo ni gute yaba atari cya gikoresho cya Rusesabagina? Oya ntabwo Izayi wari igikoresho cya Rusesabagina. Gute? Leta yamushyizeho imwize. Nyine kubera iki? Erega none se erega buriya wivuga ngo bamusizeho imwizeye. Kuba uri umuyobozi aka kanya ntibivuze ko nta gukoresha. Nshobora kugukoresha kandi uri muri ba bantu n'ubundi. Rero ubwo niwe bari gukura. Kuki bamukuyeho kandi ari gukora ibyo bakeneye? Oya Izayi kugambanira itorero ariko si igikoresho cya Rusesabagina. Rusesabagina ahubwo nawe ashobora kuba afite abantu bakoranaga mu itorero. Rusesabagina ashobora kuba afite abantu bakoranaga mu itorero none ahubwo Izayi akabimekinga shuwa yuko hari abantu mu itorero bari kugambanira igihugu akagenda akabivuga muri leta igafunga insengero. Ibyo nabyo byashoboka kuko n'umuntu witwa Ndahimana padiri nawe urumva yari padiri kandi uyu munsi arwanya u Rwanda. Nawe ari kurwanya u Rwanda. Hanyuma erega n'icyenda kane haba jenoside 90% byari abakristo. Byari abakristo. None zubwo jenoside yakozwe na kandi ari abakristo. Ubwo yakozwe n'abatari abakristo icyo gihe. Kuko ntago waba uri mu Kristo nyawe ngo ukore icyaha. Oya bitiraga Kristo ariko atari abakristo. None se ubundi ubwicanyi buba mu gihugu n'ibyaha bihari utekereza ko bikorwa n'abantu batitirirwa Kristo? Ese ubundi ko hari insengero zasigaye hakaba izindi bafunze. Insengero zasigaye zo izo zasigaye nyine ubwo bamaze kugenzura basanga nta kibazo zifite. Reka manze mbabwira sibyo igihugu cyabujije abantu gusenga. Perezida yaravuze ati Kagame yaravuze ati sa amatanke y'amazi sa amaduka ako kavuyo k'isengero ubundi kamaze bayivugiye. Yaravuze ati sa amatanke y'amazi sa amaduka yewe ibyo bintu ni iby'abantu bo binezeza abigereranya n'iby'abatinganya. Aravuga ati muri Amerika usanga hari n'abantu kubera umurengwe bavuze ngo abantu ngo baryamane nyine bahuje ibitsina. Arabigereranya impamvu abantu batari guha agaciro ibintu byo gusenga nuko mwabizanye mw'ubutubuzi mw'abapasiteri b'ibigoryi mwe mw'abapasiteri b'ibigoryi gute abagabo b'ibigoryi ntuzayigeze kubakoresha Jezebeli bashinza Naboti harimwo abapasiteri b'ibigoryi baje gushinza itorero ikibi bazanye ikibi bagishyira ku itorero. Mwirirwa mubesa abadiaspora ngo murasenga muri guteka imitwe, mwirirwa mubeshyera Imana ngo yavuze mwangisha abantu Imana. Abo ngabo ni mwatumye perezida atagira icyizere abantu basenga. Iyo muza kuba musenga koko mudateka imitwe ntabwo perezida Kagame yari kuvuga yuko ibintu byo gusenga nta mumaro. Yari kuvuga ko bifite umumaro kuko areba power bifite. Nta n'uwari gufunga insengero areba power bifite, ahubwo bafunga insengero kuko nta power bari. None ubu ngubu bigezaho insengero bagiye kuzica, bagiye kuzifunga nyine kuko babona nta power. Ngewe inama nagira abakristo mubanze mureba babayoboraga nabo niba nta kindi kibazo bafite babagejeje, nimurangiza abanyepolitike mubajyeho nyuma. Ariko ngewe ikosa rya mbere ndarishinze abantu batarira itorero ngo basengera itorero na mbere n'igihe. Ikosa rya kabiri ndayishyira kuri leta ariko mpera ku banyamadini. Ubu ngubu wasanga abapasiteri batangiye gukora imbuga nkoranyambaga zo ku WhatsApp abariho bari gusengera. Bari kubwira
umukiristo uri mu rugo ngo natanga icya 10 ngo tanga icya 10 ese aratanga icya 10 yakoze ese yakoze iki uwo mupasiteri uri kwaka icya 10 kuri telefone umukiristo uri mu rugo uretse amafaranga yo kubaka urusengero azatanga uri kumva nandi wenda Imana izamutegeka gutanga niyumva agiye kuburara amafaranga azayagura akawunga ubu se ubu ngubu nta bapasiteri bamaze gukora izo mbuga zo kuri WhatsApp zo guhuriraho nk'insengero bari gukoreraho amateraniro ntabwo babura mwana ntago babura kuko ubu ngubu barimo baraturisha ibintu byakomeye noneho niba bari kuvuga ngo mugomba kubaka insengero zimeze gutya ubu noneho bari no kwitangisha ese ayo mafaranga bitanga bafite ahantu nibura bayaveriste bakavuga ati amafaranga twinjije nayo ntacyo bazayarye nta kibazo bazarya abakristo bazageraho babaharuruka reka manze mbabwire nubundi nibanga kuyatanga ngo akore ikindi bayafashisha abakene nubundi banze gufasha abakene bazayatanga dusoza rero ndagira abantu inama yo gukomeza gusenga no gukiranuka kandi ikindi amaraso yawe urinda atazameneka mu yagiye kumeneka hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka nimero yanjye niba ushaka ngiye ni 078 956 8 turabakunda cyane yes murakoze cyane mwibuke gukanda subscribe share comment nakagaruka